Ese nawe waba wibaza impamvu y'umuntu ahawe ububasha n'inshingano cyangwa se amafaranga atangira guhindura imyitwarire rimwe na rimwe mu buryo bukakaye bushobora kubangamira abakuriye? Ikaze mu bushakashatsi tugiye kubona bw'uyu munsi. Reka tuvuge kuri ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Stanford iherereye muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa munani k'umwaka w'1971, umushakashatsi akanaba ari umwarimu muri kaminuza ya Stanford mu ishami rya psychology bwana Professor Philip Zimbardo yayoboye ubushakashatsi bwahinduka abantu bafataga bakure mu bubasha. Ubu ni ubushakashatsi bwari mu byumweru bibiri, aho bari bukoreshwe muri ubushakashatsi bamwe bari buhabwa umukoro wo kwitwara nk'imfungwa, abandi bakitwara nk'abacungagereza. Binyuze mu matangazo yanyujwe mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri icyo gihe, abantu bashishikajwe kugira uruhare muri ubushakashatsi. Buri muntu wese mu bitabiriye ubu bushakashatsi yagenerwaga amadolari 15 ya buri munsi. Amadolari yari afite agaciro k'amadolari 119 mu mwaka wa 2025. Abagabo n'abasore 24 batoranyijwe mu bandi nyuma yo gusuzumwa bikagaragara yuko nta bibazo by'ubuzima bafite by'umwihariko bwo mu mutwe. Nubwo ari karama 24 bakoreshejwe mu bijyanye no kuba hari imfungwa n'abacungagereza muri 24, ubushakashatsi bwose bwakozwe n'abantu 70. Buri wese muri abatoranyijwe mu kugira uruhare muri ubushakashatsi yahitishijwe mu bashaka kuba we hagati y'imfungwa n'umucungagereza. Ubundi nagahato buri wese ahinduka uwo ashaka kuba we. I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Hagati y'imfungwa n'abacungagereza nta n'umwe wari uzi undi. Imfungwa nizari ziziranye, abacungagereza ntibari baziranye. Byasaga nk'ari kontari gusinyishwa umuntu umwe mu ibanga. Abahisemo kuba abacungagereza bahaye impuzankano y'abacungagereza bugenewe, banahabwa filime zo kuzuba, byabongera uburanga bwo kugaragara neza nk'abacungagereza. Abari abacungagereza kandi banahawe amabwiriza asanzwe y'akazi, by'umwihariko ajyanye no kwirinda yuko imfungwa zatoroka. Maze ibijyanye no guhohotera imfungwa barabibuzwa, barihanangirizwa. Muri ubushakashatsi, ibiro bya kaminuza ya Stanford byari muri cave nibi byifashishwe ibyumba bya gereza, mu gihe imbuga y'ikaminuza yari yabaye nka gereza. Ahantu hose umuntu ashobora kugera muri iki kigo cyari cyarahinduwe gereza, hari za kamera ku buryo buri gikorwa cyose cyakorerwagamo cyari kirimo kiritegerezwa n'itsinda ry'abatekinisiye. Professor Zimbardo n'itsinda ry'abatekinisiye bari mu cyumba cya surveillance, ahari ekran nini zigaragaza amashusho y'ibyaberaga muri gereza yari yarahindutse gereza mpimbano. Abari imfungwa muri ubushakashatsi bafashwe mu buryo butunguranye na polisi ya nyayo mu mujyi wa Palo Alto, nk'uko abashakashatsi bashakaga yuko ibi bikorwa bitunguranye kugira ngo hataza kugira igikorwa nk'aho ari ikinamico cyangwa se filime bari gukina, ahubwo bigaragare nk'ibyanyabyo. Ibi byari bihabanye gusa n'amabwiriza ya kontra Zimbardo yaragiranye n'abitabira ubushakashatsi, gusa byari kugira ngo bigaragare nk'ibyanyabyo. Ifatwa ryabo ryarishingiye ku kubashinja ibyaha bitandukanye birimo kwiba hifashishijwe intwaro no gusahura. Mu by'ukuri mu bafashwe nta wigeze akeka yuko yari kontra bagiranye na Zimbardo mu bushakashatsi bwe, ahubwo buri wese yatangiye gutekereza yuko ari ibyanyabyo, nubwo yabaga bizi neza yuko ari marengana. Ishami rya polisi ryo mu mujyi wa Palo Alto ryafashije itsinda rya Zimbardo mu ifatwa rihimbano ry'abari basinye kontra biyita imfungwa, rikoresha inzira zose zikoreshwa mu gufunga imfungwa, harimo kubajyana ku cyicaro cya polisi ya Palo Alto, kubasomera uburenganzira bwabo, gufata ibikumwe byabo no kubafotora amafoto ya passport. Ibi bikorwa byose byafashwe n'amashusho na televiziyo yo muri San Francisco hifashishwa imodoka Zimbardo. Mu gihe ibyo byose byarimo biba, abari barahisemo kuba abacungagereza bari bateguriwe kwakira imfungwa nshya. Imfungwa zavanwe ku cyicaro cya polisi aribo babantu bari barasinye kontara zijyanwa muri gereza mpimbano yari yarateguwe. Imodoka ibatwaye yagiye ifuza ubuduha nk'ibisanzwe. Iki gihe izi mfungwa zari zipfutse mu maso ku buryo itabashaga kumenya aho iri guca cyangwa imenye niba yinjiye muri kaminuza cyangwa se niba ari gereza isanzwe izi. Bakimara kugera muri gereza mpimbano, bahise bahabwa imyirondoro mishya, imyambaro y'imfungwa irimo kode y'imfungwa yabaga igizwe n'imibare. Buri wese muri izi mfungwa yabaga afite kode itandukanye n'iya mugenzi we nk'ibisanzwe. Abacungagereza baha amabwiriza yo guhamagara imfungwa mu buryo bwa nimero ya kode zazo, aho kuzihamagara amazina yazo bwite, mu buryo bwo kumvikanisha yuko nta hantu hamwe bari baziranye. Ushinzwe kugenzura ko amategeko n'amabwiriza yo muri gereza yubahirizwa wari warahimbwe nawe yahaye imfungwa amategeko n'amabwiriza agenga gereza barimo, anereka imfungwa ibyumba zagombaga kuba zirimo. Muri gereza mpimbano, abacungagereza bamwe baha amabwiriza y'uko buri cyumba hagomba kujyamo imfungwa 3. Ibyo byarubahirijwe, imfungwa 3 zijya mu cyumba kimwe, kandi mwibuke yuko izi mfungwa zitari ziziranye ku buryo zitari bumenye niba ari zazindi zasinye kontara. Buri wese yarasinye kontara ku giti cye. Izi mfungwa zari zitegetswe kuguma mu byumba byazo kugeza igihe ubushakashatsi burangirira, gusa ntibazibwiye yuko ari ubushakashatsi. Aha rero n'ubuzima bwo muri gereza bwatangiriye. Reka twinjire muri ubuzima
Mu gihe cyo gufata amafunguro, imfungwa 5704 yasabye itabi, gusa umucungagereza arayangira avuga yuko kunywa itabi byaba ari ubuzima buhenze, ko imfungwa idakwiriye ubuzima nk'ubwo. Ubuzima bwari butangiye kugorana ku mfungwa, uburibwe bwa gereza butangiye kumvikana. Bamwe mu bacungagereza batangiye gukoresha ububasha bari bafite mu buryo bukakaye, harimo gukoresha imfungwa ibihano by'ibabaza mu bintu bitandukanye kandi binabangamye, nko gukangura imfungwa mu gicuku, zigategekwa gukora imyitozo ngororamubiri irimo pompage, abdomina n'ibindi bibangamye byakabaye bikorwa amasaha atari ayo kuruhuka. Mu gihe kingana n'iminsi 5 yose, imfungwa zahohotewe mu buryo bukomeye n'abacungagereza. Christina Maslash, wahoze ari umwarimu muri kaminuza yo muri California mu birebana n'ubuzima bw'imibanire y'abantu, yasuye gereza yarimo ikorwamo ubushakashatsi kugira ngo arebe uko ubuzima bw'izi mfungwa bwari bumeze. Yasaga nk'uje kuri uburyo ubushakashatsi buri gukorwa. Ageze muri gereza Impamvu, yababajwe cyane no kubona ukuntu abagize uruhare muri ubushakashatsi by'umwihariko imfungwa bafatwaga nabi. Atonganya Zimbardo bikomeye wari uyoboye ubushakashatsi, ku buryo yahise amusaba yuko bagomba guhagarika ubushakashatsi byihuse. Nguko ubushakashatsi bwari bumara iminsi 14 bwahagaritswe ku munsi wa 6 gusa. Gusozwa k'ubushakashatsi hakiri kare ntibyari nk'insinzwi, ahubwo byari insinzi kuri Zimbardo, kubera yuko ibyo yashakaga kubona ari byo byose yabonye. Iyo umuntu ahawe inshingano n'ububasha ku bandi, abashobora guhita ahindura imyitwarire mu buryo bushobora kubangamira abandi, rimwe na rimwe agasa nk'uri kubikora arinda icyubahiro yahawe, cyangwa se akabikora ari ukugira ngo yigaragaze nk'igitangaza. Iyo umuntu ahawe inshingano n'ububasha ni uko bigenda. Imbaraga zihindura uburyo ubwonko, amarangamutima n'uburyo imibanire ye ikora. Reka tuvuge kuri ibintu bikurikira biba ku muntu iyo amaze guhabwa ububasha n'inshingano cyangwa se n'amafaranga. Icya mbere, ububasha bugabanya imbamutima. Imbamutima ni kumwe wiyumva mu cyimbo cy'undi muntu uburyo yakiyumvisha. Umuntu yababara nawe ukumva yuko byakabariwe bibayeho nawe wababara. Iyo umuntu agize ububasha buruta bw'abandi, atangira gutakaza ibyiyumviro by'uburyo abandi bantu biyumva. Uko ni kwakunda abanyeshuri muri boarding bakoraga abanyeshuri bakibikorwa bibaharabika, kandi ibi nibikorwe n'abanyeshuri bari basanzweho kugira urugomo gusa, ahubwo na bandi bazwiho kwitonda bakabikora. Abigeze kunyuzurwa n'abanyeshuri b'abapasteri bo muri ibyo bigo barabizi. Kwakunda umunyeshuri aza ku kigo akaba ari mu itorero runaka, akagirwa pasteri n'abanyeshuri bagenzi be, ariko nawe akaba yakwitabira ibikorwa nk'ibyo byo kunyuzura bagenzi be. Icya kabiri, ububasha butuma abantu biyumva, cyangwa se ibyo twakwita nko kwiyemera. Kimwe n'izi nyamaswa zose akaruta kandi karakamira. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo hejuru, ubwonko bwe buhita bujya mu gice cyo kwiyumva nk'igitangaza, cyangwa se wakiyumva nk'ahari hejuru y'abandi bose, kandi koko niko babiri. Umuntu atangira kwigirira icyizere cyinshi rimwe na rimwe kirenze igikenewe, aho umuntu yibagirwa ko atari mu kazi system y'akazi yakomeza, aho umuntu yibagirwa yuko hari ibyo amafaranga atabasha gukemura n'ibindi byinshi. Umuntu ugeze ku rwego rwo hejuru atangira gushira ubwoba bw'ingaruka kuri rwa rwego aba ashobora guteza impanuka mu muhanda, kubera yuko nta gitutu cyo kwibaza aho yakora amafaranga yo gukemura ibyangijwe. Aha ni kuba habwa ububasha n'amafaranga bumva yuko bayafite. Kuba habwa ububasha n'inshingano bo baba bashobora gutekereza yuko bari hejuru y'amategeko agenga akazi. Benshi mu bafite ububasha bahabwa n'inshingano cyangwa se amafaranga batekereza ko kuyoboza igitugu abo bayoboye birushaho kubagira abantu bakomeye b'igitangaza kandi bubashywe. Akenshi imitwarire nk'iyi iganisha ku guhungabanya abayoborwa iyo itabashije guhuzwa neza no kwimenya. Ikintu cya gatatu, ububasha bugaragaza umuntu wa nyawe. Hari abahanga mu by'imitekerereze bavuga yuko ububasha butarya ruswa, ahubwo bwigaragaza. Icyo bashaka kuvuga ni uko umuntu ufite ububasha atajya yihishira. Icyo afite ku mutima arakivuga, icyo ashaka gukora aragikora. Umunyabubasha ntashobora guhisha uburakari bwe nk'uko abanyantege nke mu bijyanye n'ububasha tubigenza, kubera ko nta nkora bagomba gucinya ku bantu abenshi abakuriye. Umunyabubasha ntatinya kugaragariza ibimubangamira abantu ashaka kubigaragariza, kubera yuko nta mutima wo kwibombarika bakigira. Ikintu cya kane, ububasha mutuma batabazwa inshingano. Iyo abanyabubasha batabazwa inshingano cyangwa ngo bakosorwe mu buryo bw'imitekerereze, mwisanga batagikosora imyitwarire idahwitse, kubera yuko nta utinyuka kubabwira yuko ari byo batakoze neza. Ikiba giteye ubwoba cyane kurusha ikindi kuri iyi ngingo ni uko imyitwarire mibi yoroheje iba ishobora kuzavamo imyitwarire mibi ikomeye cyane. Ikintu cya gatanu, intera nini ku mibanire y'abandi. Abantu bahawe ububasha n'inshingano nk'abayobozi ba kampani runaka cyangwa se ikigo runaka, akenshi bisanga babaho ubuzima bwa bonyine, kubera yuko ikijyo cyabo cyo gusabana kiragabanyuka. Bumva yuko gusabana no gusuzugurwa. Rimwe na rimwe we mwateraga urwenya mugaseka, atangira kubifata nk'ari kumusuzugura itangiye kubikora nanone.
mu gihe ageze ku nshingano ze. Inshuti ziragabanyuka cyane kuri rwa rwego bisanga baziranye n'inshuti bakorana gusa cyangwa se bari mu rwego rumwe gusa. Ikibazo ni uko muri izi nshuti bakorana cyangwa se bari mu rwego rumwe, inyinshi ziba atari inyangamugayo, ahubwo aba ari inshuti mu buryo bw'agahato kubera yuko bagomba gukorana. Abanyabubasha nk'aba akenshi bisanga batabasha kugaragaza imbogamizi z'abandi bantu bakuriye kubera yuko baba basa nk'abadahuje ubuzima. Kuba hagati y'abayobozi n'abayoborwa harimo intera nini mu birebana n'imibanire, baba bishobora gutuma abayoborwa bafatwa nabi, yaba mu buryo bwa mikoro cyangwa se mu buryo bw'imiyoborere. Aha ni hamwe umuntu ukennye aba ashobora kwitwa injiji n'umuntu ukize cyangwa se n'umuyoboye, kandi batarakuriye mu buzima bumwe cyangwa se batari ku rwego rumwe. Aha ni nko kuba hari umusanzu ugomba gutangwa mu gice runaka cyangwa se muri kampani runaka, maze ufite ububasha mu bijyanye n'amafaranga akaba yatanga amafaranga uko ayafite, wa wundi utayafite atabasha kuyatanga agafatwa nk'umuntu uri kugumura abandi cyangwa se umuntu usuzugura ibikorwa byashyizweho n'abayobozi, akaba yanahanwa azira ubukene bwe. Icya gatandatu, ububasha buba bushobora gutera stress n'igitutu ku muntu usanzwe. Kutabasha kunoza inshingano ze nk'uko bisanzwe, guseba n'ibindi bitandukanye biba bishobora kuba ari ibintu bisanzwe kuri we. Nyamara ku muyobozi icyubahiro cye kiba gihenze kurusha byinshi mu byo atunze. Kuba yitezweho byinshi byiza biba ari umukoro ukomeye cyane kuri we. Gukora amakosa kuri we biba bishobora kumusunikira gukora andi menshi cyane, agerageza guhisha rya rindi rya mbere yakoze rimwe kandi ryoroheje. Kubera iki gitutu cyo gushaka kuba nta makemwa mu nshingano, abenshi bahitamo kutihangana abo bafite mu nshingano no kugerekaho amakosa abo bategeka cyangwa se abo bayoboye. Kubera igitutu cyo gushaka kuba nta makemwa ku nshingano cyangwa se mu kazi, abenshi bahitamo kubangamira bagenzi babo mu bo bakuriye. Abenshi bahitamo kutihanganira abo bafite mu nshingano cyangwa se bakuriye mu bijyanye n'ububasha. Kutagira amarangamutima mu kazi rimwe na rimwe aho byari ngombwa. Nk'urugero, ni nko umuyobozi yakima sekreteri w'uruhushya rwo kujya kwivuza kubera ko hari raporo ataramutunganyiriza igomba gutangwa umunsi ukurikiweho kandi akaba atari ugomba kuyikora nk'umuyobozi. Mu buryo bwumvikana, ubuzima bwa sekreteri buba burutishijwe uburyo umukoresha aba agomba kugaragara neza imbere y'abamukuriye cyangwa se y'abamugenzura. Ikibabaje ni uko ntawe udakosa. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi, naho ubutaha.